Hello, mumeze mute amakuru yanyu, nizere ko mumeze neza muriteguye. Uyu munsi rero ni umunsi wo gusubukura isomo ryacu ryo kuri amibe. Uyu munsi tugiye kureba ku isomo rya gatatu. Isomo rya mbere twari twarebye uburyo imiti ya amibe yitwa, twarayivuzeho. Isomo rya kabiri naryo turabyibukiranya. Isomo rya kabiri ryari rigambiriye kuvuga uburyo iyo ndwara ifata. Iki kintu twarakize rwose ngira ngo mwese mwarabibonye. Twari twafashe umwanzuro yuko turi buze kwiga noneho uburyo wategura uwo muti kugira ngo uwukoreshe. Ngira ngo murabyibuka neza, imiti twari twayivugiye hamwe, si ngombwa umunsi tuyisubiremo, ariko uramutse ubishaka nabwo twazayisubiramo. Niyo mpamvu rero uyu munsi nateguye byiza, mvuga ati ngiye kubabwira uburyo wateguramo uwo muti. Nk'ibisanzwe rero, nimba hari umuntu uri kumwe, mubwire mwegerane mukurikirane iki kiganiro ko cyagufasha. Kandi ndabashimira ko mwibuka gukanda subscribe, ariko ikibazo nta comment mbona, mbese ntabwo muba mushaka no kutubwira uko mubyumva n'uko mubibona. Ariko ibyo ntacyo bitwaye, wowe kora like tubone ko video yacu wayikunze, uyisharinge, utere comment, unakore subscribe nk'ibisanzwe. Twari twavuze rero imbuto z'ipapayi, ikijumba cy'umufumba, amababi ya cyoroshye. Ibyo rero iyo ubifite urabitegura, urabyanika byose. Urabyanika. Imiti ubundi cyane cyane ikora yanitse: umuhanga, amagaju, umwicanzoka. Wenda tugarukira aha ngaha ku mwicanzoka. Warabifata nyine iyo wabibonye ukabyanika bikuma, ubundi ukabisekura cyangwa ukabiza muri paswari cyangwa se twa tuntu mujya mukoresha nyine dusya ibintu. Ariko uko bikomeye wakoresha agasekuru gatoya, ugasekura hakavamo agafu kakayungurura. Ubundi ugafata ibiyiko bitatu kuri byafu bivanze nyine y'uruvange, warangiza ugafata litiro imwe y'amazi ukayiteka, ugashyiramo bya biyiko bitatu by'umuti nyine bya yafu wayunguruye. Wamara kubibona rero ukabiteka bigahora, warangiza ugafata cya gikombe nyine, igikombe ku buryo ushyiramo nyine umuti uhwanye n'intama ebyiri. Intama ebyiri murabyumva nyine, ni ukugotomera. Wamara kugotomera ukajundika, ukamenya ko unyweye intama yuzuye. Ku bana rero uyu muti ntabwo ugenewe abana batoya. Uyu muti urakomeye cyane, ntabwo wawuha umwana mutoya gutyo. Iyo ushaka kumuha rero ukoresha igihiko, ukamuha utuyiko tubiri tunini. Kugira ngo umwana nawe abone uwo muti, ukoresha uduyiko tubiri tunini nyine, ukajya upima ku gahiko. Ubwo rero bijyana n'ikiziranyenzi, umunkamba, umukuzanyana, umuhengeri, urukaraza, umusange. Ibyo nabyo nyine nabyo bifite, urabisekura. Ibyo nabyo ari bibisi, bivuze gutya. Ikiziranyenzi, umunkamba, umukuzanyana, umuhengeri, urukaraza, umusange. Ibi byo wabikoresha ari bibisi nta kibazo, bitavuze ko nabyanitse bitavamo umuti. Ibi rero bizagufasha nubibona ari bibisi, ukabiteka, ukabikamura neza, havamo umuti mwiza cyane kandi ukuvura neza, amibe yawe ikurimo ikakuvamo. Twihuse rero, ngira ngo iki ni kimwe mu buryo nyine ukoresha iyi miti nakubwiye, ariko ukibuka gukoresha intama imwe. Waba uri umuntu mukuru ugakoresha agakombe gatoya, waba ari umwana ugiye guha ugakoresha ibihiko, ukajya umuha uduyiko tubiri.
Ibyo rero bizagufasha gutuma ibintu byose bigenda neza kandi indwara urwaye nyine ikire, uretse ko amibe nyine babeshya ngo irakira burundu ariko ntago ipfa gukira burundu kuko tuba tugenda dufata ibindi bintu bitari byiza. Sawa rero kugira ngo videwo yacu n'isomo ryacu ry'uyu munsi ryo gusoza iri somo rya amibe ni aha ngaha twarifungira. Wowe icyo ushaka kumenya kindi, ngiyo nimero yanjye nayiguhaye uri kuyibona aho ngaho kuri sikirini ya telefone yawe cyangwa ya televiziyo yawe. Icyo ugomba gukora ni ukunyura mu gikari ukampamagara nkakwitaba, nkakubwira ibyo ukeneye cyangwa nkakurangira iyo miti cyangwa se nkayikuzanira, nabyo nabigukorera. Ikindi rero sharinga, utere komenti, byose biravamo kandi bigende neza. Kandi ikindi ni ugusaba Imana kugira ngo idufashishe gukora ibyiza. Ubutaha rero tuziga ku isomo rijyanye no gushaka umuti w'ibere ku bagore, umuti w'impoko y'ibere. Ngira ngo rero ndabashimiye kandi mukomeze mukurikirane amasomo kandi mwizeye muzaronka kandi muzabakira.